uretse guhanga indirimbo z'abakundana burya nabo bagira urukundo. Iyo wava ukagira waba umwami waba umuperezida waba iki utarahisemo kuba umumasera utarahisemo kuba padiri ugira uhitamo kubana nawe. Twongeye kubashimira tubaha ikaze bakunzi b'isi tubamo. Iyi ni isi tubanamo, ni isi y'abanyarwanda, ni isi y'abakunda u Rwanda, ni isi y'abakunda imyidagaduro. Uyu mubona kuri screen zacu ni umugabo wa Clarisse Karasira. Nkuko benshi mumaze kubimenya, nkuko benshi mubizi, uyu mu mwaka utangira 2021 nibwo yateye ivi asaba Clarisse Karasira kwamubera umugore. Clarisse Karasira nkuko mubizi mwese cyangwa se abatabizi, ni umuhanzi w'umunyarwanda uririmba mu njyana ya gakondo. Rero Clarisse Karasira tukaba tumaze kumenya mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Ntizagushuke, Twapfaga iki, ndetse niyo duheruka kumenya vuba yakoranye na Mani Martin bita Urukerereza. Ku itariki 16 z'ukwa kabiri nibwo aba bombi bagiye imbere y'amategeko, umwe arahirira ko azabera umugabo, undi araherera ko azabera umugore, undi bakabana akaramata. Nababwira yuko rero uyu ari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba avuye mu busiribateri, akaba abaye umugore ku mugaragaro. Ubu ntibikiri mu mavi, ubu bibaye umugore n'umugabo. Aha babemerewe no kuba babana kuko amategeko yarangije kusinya yuko umwe abaye umugore wundi, umwe abaye umugabo wundi. Nyuma rero Clarisse Karasira yaje kujya kuri Instagram ye ku itariki 17 yandika ngo yadukoreye ibikomeye natwe turishimye, we have done it my king. Murumva umutoma. Uretse guhanga indirimbo z'abakundana burya nabo bagira urukundo. Iyo wava ukagira waba umwami waba umuperezida waba iki utarahisemo kuba umumasera utarahisemo kuba padiri ugira uhitamo kubana nawe. Rero uno mugabo we bita Sylvain de Dieu ntago yatindijemo nawe yahise asubiza ati ngo niwe mugabo wishimye kuri nosi ya Rurema, akaba ariwe ufite umwamikazi, navuga Derio Queen. Iyo bavuze Derio Queen hari icyo mwumvamo, ngo ubu noneho mu mategeko uri umugore wanjye. Warakoze kubwa byose, warakoze guha umutima wanjye umutuzo, nzagukunda iteka ryose. Ibi byose nibyo mwasanga kuri Instagram ya Clarisse Karasira. Aya mafoto agiye atandukanye mugenda mubona ni amafoto yagiye afatwa nyuma yuko aba bombi bava kurahira, bava gusezerana imbere y'amategeko. Nabyita ko ari bwo bukwe bakoze, nubwo ari mu bihe bya Covid, ariko ntibyabujije aba bombi gukomeza urugendo rwabo rwo kubana akaramata. Akazi ka mbere rero karakozwe, sinabyita ka mbere, ubu nabyita ka kabiri. Sibura na ka kabiri, ahubwo na ka gatatu. Habanje gukundana, habaho gupropoza, kigezweho no gusezerana. Mu mategeko birarangiye, hasigaye mu idini. Mwiteguye kuzarisomasa? Sembezi nimba barabatumiye, nge barantumiye mu bitekerezo, ariko icyo nzi cyo nuko twishimira urugendo abana b'abanyarwanda bakomeza gutera uko umunsi ugiye utambutse. Rero nkuko mubona mu mafoto meza atandukanye, buri wese yagiye ahobera undi amugaragariza ko nyuma y'urugendo baciyemo, nyuma y'ibihe banyuzemo, ubu ngubu igihe cyo kuba umwe ukwe n'undi ukwe kirangiye, ahubwo bagiye kuba hamwe. Rero kuri ino foto yindi mubona hano ntago ari Clarisse Karasira twavuga gusa, uyu nguyu ni Jacques Tuyisenge. Jacques Tuyisenge amaze kumenyerwa cyangwa se arazwi cyane, ni kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abakina imbere muri Afurika. Twajya hanze ya Afurika cyangwa se international mu babigize umwuga, murabizi neza ko Haruna ariwe kapiteni w'igihugu. Jacques Tuyisenge nyuma yo kuva mu gikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu bihugu byabo,
yagize atya nawe asaba umukunzi we kumubera umugore. Nk'uko mubibona iyi foto twayikuye kuri Instagram ya Jacques Tuyisenge ari gupropoza umugore we, nawe uno mukobwa mwiza cyane ntiyatindije mese avuga ati ndabyemeye. Nawe rero nicyo gihe cyo gusaba uwawe ko mwatangirana urugendo rushya mukava mu byo kubwirana, umwe ari hirya undi ari hino, mugakomeza urugendo rw'ubuzima. Ibi rero nta handi wabisanga ni mu isi tubamo, ni mu isi tubanamo, mu isi y'abanyarwanda, mu isi y'abakunda imyidagaduro, mu isi y'abakunda abahanzi nyarwanda, mu isi y'abakunda abakinnyi b'abanyarwanda, mu isi y'abakunda politiki, mu isi y'abakunda ibitandukanye. Turabashimiye ko mwakurikiye isi tubamo, mu isi tubanamo. Uyu nguyu muzamumenya uko iminsi izagenda itambuka. Ntibibagirwe gukora subscribe, ntibibagirwe gusharinga niba wakunze ibyo twakoze. Bye bye, naho ubutaha.